Twibagiwe ko hazabaho no gutanga amazi mu baturage mu mirenge no mu tundi turere twegeranye. Uburyo rero mufitemo no kwibagirwa. Ubwo icyo cyo kwibagirwa kizabaho. Ibintu ntarabona abimenyeye hano aho iminsi mumaze hano. Ntabwo mwari mubizi. Guverineri Prudence Rubingisa asabye Paul Kagame imbabazi. Guverineri Prudence Rubingisa asabye imbabazi ku mushinga w'umuvumba. Paul Kagame ahita amunenga mu buryo bukomeye cyane. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Prudence Rubingisa yasabye imbabazi ku makosa yakozwe mu ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga wo kuhira imyaka ukomoka ku ruzi rw'umuvumba, aho washyizwe mu bikorwa igice gusa. Ibi ngibi yabitangaje imbere ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo basozaga umwiherero w'abayobozi b'inzego z'ibanze babereye ko mu karere ka Bugesera. Mu bisobanuro bye, Guverineri Rubingisa yemeje ko nubwo uwo mushinga watangiye gushyirwa mu bikorwa, hari igice cy'ingenzi kibagiranye cyo kugeza amazi ku baturage bo mu yindi mirenge. Yagize ati, twashyize mu bikorwa umushinga wo kuhira imyaka, ariko twagirwa yuko hari igice cyo gutanga amazi mu mirenge yindi. Aya magambo ntabwo nyuze Perezida Kagame kuko yahise agaragaza ko no kwibagirwa mu bayobozi bidakwiye na gato, anabigiranya n'icyaha gikomeye. Yagize ati, kwibagirwa ni icyaha gikomeye, ni gute mwakibagirwa guha abaturage amazi? Yakomeje anenga imikorere ya bamwe mu bayobozi, avuga yuko ikibazo atari ukwibagirwa gusa, ahubwo harimo n'imico mibi y'ubwirasi no gukora ibintu byo kwireba, aho inyungu z'abaturage zidashyirwa imbere. Perezida Kagame kandi wongeye ko hariho n'ikibazo cyo kuvuga gahunda nyinshi nziza ariko ntagire uburyo bufatika bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryazo. Yagize ati, ibyo mwavuze mugiye gukora ndabyumvaga nk'indirimbo, hakwiye kubaho uburyo bwo gusuzuma niba bishyirwa mu bikorwa. Ibi ngibi byagaragaje yuko ubuyobozi bukwiye kurushaho kunoza imikorere, cyane cyane mu mishinga ifitiye abaturage akamaro nk'amazi ndetse n'ubuhinzi, hagamijwe ko ibyo basezeranyije abaturage bigerwaho mu buryo bunoze kandi burambye. Nkubwirana ingendo cyari Obi na ngini Obi Time News mu karere ka Bugesera. Ndeba mufite mudahaguruka ariko mugiye muvuga Obi Time News.